wemerewe kuba muri Canada amezi atandatu. Quebec, Alberta, Nova Scotia ni ukuzira kuri programme provinciale. Ukapurayinga waba uzujuje muraho neza, nongeye kubaha ikaze kuri Douglas TV show. Niba uri mushyashya rero icyo tugusaba ni gukora subscribe. Nizere ko mumeze neza aho muri mu nce zigiye zitandukanye, nanjye meze neza. Ese wari uzi ko nawe ushobora gusaba visa kandi ukayibona? Biroroshye cyane. Abantu benshi bifuza kuza gutura Canada ariko bakibaza uburyo bashobora gukoresha bworoshye kandi bwizewe. Icyo usabwa ni ukugumana natwe ukareba video maze ukayirangiza, nkakubwira amoko ya visa wakoresha usaba kuza gutura Canada. Nk'uko mubibona ku mutwe w'ikiganiro rero, tugiye kurebera hamwe amoko ya visa ushobora gukoresha usaba kuza gutura Canada. Abantu benshi bambaje kino kibazo, ese twaza gute Canada? Ese ko tuzi ko wenda ushobora kwapurayinga kuza kwiga, ese hari ubundi buryo bugiye butandukanye? Ubu buryo nibwo tugiye kurebera hamwe kugira ngo wowe wifuza kuza Canada ube wamenya ese nabigenza gute, nakoresha ubuhe buryo kugira ngo binyorohere kuba naza Canada. Uburyo bwa mbere rero ushobora gukoresha wapurayinga, ushobora gusaba icyo bita student visa. Ni uburyo bukoreshwa nk'umuntu uje kwiga. Hanyuma ni byiza ko ukoresha ubu buryo ufite amafaranga, uzi neza ko uzishyura minervale, uzabona minervale yo kwishyura. Rero iyo umaze kwiga iyo wageze hano ukamara kwiga, biba bishoboka ko wakwapurayinga icyo bita PR cyangwa permanent resident, bityo ukaba wakwemererwa gutura muri Canada mu buryo burambye. Sibye ko muri iyi minsi donc guverinoma yihaye imyaka 2 yo kuba isuspense ubu buryo, kubera ko bakiriye abanyeshuri benshi kugira ngo babanze bafixe abari mu gihugu, hanyuma nyuma yaho wenda ntabwo tubizi uko bazabigenza, bashobora kongera gutanga ayo mahirwe yo kwapurayinga permanent residence ku muntu waje nk'umunyeshuri. Uburyo bwa kabiri bukoreshwa rero ni visitor visa. Ubu buryo bwa visitor visa uza uje nk'umuntu uje gusura. Ni ukuvuga ngo ukora application, baguha visa, bashaka kuguha imyaka 2, bashaka kuguha imyaka 3, bashobora kuguha umwaka. Donc biterwa na formation wagaragaje muri application yawe n'ikikuzanye. Ushobora kuza gusura umuryango, ushobora kuza kureba ahantu nyamuranga muri Canada. Donc ibyo byose babigenderaho baguha imyaka runaka ushobora kuguma muri Canada. Ubu buryo rero iyo wabukoresheje uba wemerewe kuba muri Canada amezi 6, hanyuma nyuma y'amezi 6 ugasohoka. Niba baguhaye imyaka 2, uraza ube muri Canada amezi 6, hanyuma ayo mezi 6 narangira usohoke wongere winjire mu gihe kingana n'iyo myaka 2 baguhaye cya visa. Ikindi cyiza cy'ubu buryo rero bwa visitor visa ni uko bigufasha kubaka travel history yawe. Niba babona uza ugasohoka utagumye mu gihugu, biba bishoboka ko ushobora kwapurayinga mu bundi buryo ndi buze kugenda mbabwira, bakaguha PR cyangwa bakakugira permanent resident byoroshye batakugoye. Ni byiza rero kandi nabwo ko wapurayinga visitor visa ufite amafaranga, kuko uba ugomba kugaragariza leta ko uzashobora kwitunga mu gihe cyose uzaba uri muri Canada. Kurya, donc igihe wagize ikibazo cyangwa warwaye ukaba washobora ibyo byose kubyimenyera. Ubundi buryo bwa gatatu ni ukuza mu permanent resident cyangwa se kuza ufite PR, icyo twita PR. Ubu buryo rero abantu benshi bakunda kubuziraho donc niba ufite wenda nk'umuryango hano, ufite nk'umugore wawe cyangwa se umugabo wawe yaraje hano mu buryo butandukanye, hanyuma akagukorera icyo bita parrainage. Navuga wenda tuvuge niba wari usanzwe ufite PR hano, ukaba wajya gushaka nk'umuntu mu Rwanda, uraza hanyuma ukamukorera icyo bita parrainage, nawe akazaza afite PR. Ubundi buryo ushobora nyine kuziraho nk'umuntu ufite PR
ni uburyo guverinoma iyo yashyizeho mu gushaka abakozi, donc skilled labor, mu gihe ishaka abakozi runaka hanze ya Canada, tuvuge niba barabuze abakozi runaka muri cyangwa se babona ari bakeya bakifuza kubakura mu bihugu bigiye bitandukanye, aho ngaho bashyiraho amatangazo ko bifuza abakozi swat wenda mu buganga cyangwa se muri construction bitewe n'aho babuze abakozi, hanyuma bakaba batanga ayo mahirwe ukaza nk'umu permanent residence. Ikindi navuga kuri no PR, uba ufite amahirwe menshi yo gukora akazi kagiye gatandukanye abandi badafitiye amahirwe. Nk'umuntu waje kuri student visa ari ahantu aba atari oblige yo gukora, bobrije umuntu ufite PR kaba yaba yahakora. Ikindi cyiza nabwo ushobora gukora amasaha menshi mu cyumweru ugereranyije nk'umuntu waziye kuri student visa. Ubundi buryo bwa kane navuga ni ukuzira kuri programme provinciale. Ahangaha naho igiye kumera nka PR ariko ho wapurayinga kuri province direct. Ni ukuvuga ngo kuri PR aba ari guverinoma mu buryo bwagutse, ariko kuri programme ya provinciale ho wapurayinga kuri province direct. Hari amaprovinsi atandukanye, province ya Quebec, Alberta, Nova Scotia, haba hari nyinshi zigiye zitandukanye. Ni ukuvuga ngo province runaka iba yifuza umuntu ufite skills runaka, nabo banonsa skills bifuza z'umukozi runaka, hanyuma ukapurayinga, waba uzujuje uje gukorera iyo province. Ni ukuvanaho ushobora kuba ari mu baganga, ushobora kuba ari mu bakozi ba construction, mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'abakozi bifuza. Aho naho uza nk'umuntu ufite permanent resident, ariko uba ugomba gukora muri iyo province. Iyo wujuje ibisabwa donc kuri iyi province, bashobora kuba wenda bifuza abantu bari bilingue, uzi icyongereza n'igifaransa, ufite experience wenda y'imyaka 20 mu kazi runaka. Ibyo byose barabireba, hanyuma ugakora application, bagufata uza nk'umupira, ukaba wemerewe gutura muri Canada mu gihe kirambye. Ubundi buryo bwa gatanu rero abantu bakoresha, baza kuri work visa. Work visa uje nk'umukozi uje gukora muri Canada, ariko ahangaha ugomba kuba umukoresha agwa acceptance letter ko uje kumukorera. Agomba kugaragariza guverinoma ko yabuze abakozi yifuza muri Canada, akaba agiye kubashaka hanze ya Canada. Ni ukuvuga ngo icyo umukoresha akora, yafisha akazi runaka, donc akenshi akunda kuba ari abantu bifite business zabo ku ruhande. Ashobora kuba afite wenda business y'ubuhinzi, akaba yarabuze abantu babimukorera muri Canada, agasaba guverinoma ko yakura abantu bahinga hanze ya Canada. Ni ukuvuga ngo ahangaha biba bisa nkaho bikomeye, kuko agomba kwereka guverinoma ko abo bantu yababuze muri Canada. Akenshi abakozi bakunda kubura kubera ko usanga umukoresha ari gutanga amafaranga wenda makeya kuri ako kazi, cyangwa se afite condition zisa nk'izigoranye. Iyo yafishije rero itangazo ko akeneye abakozi akaba yababura, guverinoma imuha uburenganzira bwo kuba yashaka abantu baza kumukorera hanze. Hanyuma icyo aguha we, umukoresha aguha contract. Iyi contract wiziraho ukaza kumukorera, tuvuga ashobora kuguha imyaka 2, ashobora kuguha imyaka 3 bitewe n'icyo ashaka. Ni ukuvuga ngo nta handi hantu uba wemerewe gukora mu gihe iyo contract itararangira. Ubwo buryo nabwo burakoreshwa akenshi iyo abantu bamaze, donc urangije contrat yawe, ushobora kuba washakisha ahandi akandi kazi, cyangwa se nawe ukaba wakemererwa kwapurayinga kuri permanent residence, ukaba wakemererwa gutura muri Canada mu buryo burambye. Ndumva rero uburyo nateguye ari ubu. Niwumva harimo bugufashije cyangwa se wibazaga uburyo ushobora kuza muri Canada, ndumva bisobanutse. Ariko akandi kantu nakongeraho ko ntabwo nakita nka visa,
ariko ntabwo n'ubundi buryo abantu bakoresha baza muri Canada. Hari abantu bazira kuri baje gushaka ubuhungiro cyangwa se ubuhunzi muri Canada, abo bita aba refugee. Ubu buryo rero nabwo uraza ukagera muri Canada, hanyuma hakabaho icyo bita audience, ukajya imbere y'umujije cyangwa se ukajya kuburana, ukagaragaza impamvu uhunze igihugu cyawe, hanyuma bakumva ari ibintu byumvikana bakaguha ubuhungiro, ukaba ari byo bita protected person. Ahangaha bakaguha work permit, ukaba wemerewe gukora, ukaba wemerewe gutura muri Canada, hanyuma ukaba wakwapurayinga nawe kuba permanent resident wa Canada mu buryo burambye. Iyo rero nanone ugiye imbere y'umujije akabona ko nta mpamvu zifatika zo kuba waguma muri Canada, icyo gihe bagusubiza mu gihugu cyawe ugasubirayo. So ni ubu buryo rero nateguye, ntabwo nshaka kubarambira. Ufite igitekerezo, icyifuzo cyangwa se inyunganizi, bishyire muri comment section, hanyuma ubutaha tuzaze tubivugaho. Murakoze, Imana ibarinde. Ciao ciao.